cyane mbese mu by'ukuri ufite umugabo ntamugera mbujijwe nande ijya bibonye n'ibyo ndi kuko oya ntago umugabo wanjye ibyo ajya bijyamo arabizi ko social media ndimo ngomba kurwana nayo njyenyine urumva bakantuka ni ibyo nyine nta bindi nk'ubushize warambwiye ngo ngiye kuyivamo iby'uruko umugabo atazakubita ariko umugabo uramukunda ariko kwako sibi niki koko nintamukunda azikunde utangiye muri kino kinyejana kuvuga mbyaye abana 7 ntabwo ngiye kwinjira mu buzima nyine buri ntabwo ari ibintu byakugoye nanjye ntabwo nzi uburyo n'abatwitaga ukuri nkubona ubyara ejo ukongera ukabyara ejo ubundi ukongera ukabyara cyakoze ubu ntabwo nabyara kubera iki reka wapi nese umwana wawe mukuru angana gute afite 19 wowe utarajya ari imyaka 40 gera nigeze kujya kwa muganga ngiye kubagwa ntekereza ko ari bwo buzima numva nakunze ku buryo iyo mbitekereje uburyo banteye ikinya cy'amasaha nk'abiri hamara ntahumeka ntavuga ntatekereza uziko navuye mu kinya nkajya mpakana ndahakana yego ku muganga yarankurikiranye yego nanejejwe no kubona byibura mfata konje y'amasaha 2 ntarebana n'iyisi yes urumva noneho banshyizeho ikintu kikajya kinjya nkashiduka nkakanguka noneho uko nkanguka nkazunguza umutwe ndanarira nzunguza umutwe ndavuga ngo sinshaka kuva ahantu nari mvuye yego umuganga arumirwa aravuga ati abandi baba bashaka kuva mu kinya wowe urashaka kukigumamo kuko numvaga ari ibintu byiza yego ko mana yanjye ndakubwiye ngo niyo mbitekereje ndyamye numva ari cyo kintu kinejeje umutima wanjye kuba byibura narafashe amasaha 2 ugafata pause y'ubuzima umva kandi mbikubwiye ntabwo ushobora kubyumva uziko buri hari igihe umuntu yanga ubuzima uremera ko ngewe nturebe ko mpagaze uko nguko nge nanzi si kuri rwa rwego mbona umuntu yapfuye nkamugirira ishyari ikaze mu kiganiro inkuru yanjye ikaze muri Sande Park ikaze muri buno buzima reka mbwire buri muntu wese udukurikiye mu kiganiro inkuru yanjye no kuri nta kintu na gito ku isi uzagiraho utakigizemo uruhare nta kintu na gito ku isi uzabonamo amahirwe icyo twita amahirwe utigeze uyasanga niba uryamye mu rugo iwawe ukaba uri kutwumva muri kano kanya ntabwo amahirwe azagusanga mu gitanda na rimwe tujuru ababona amahirwe nuko baba bahagurutse bakagenda bakayasanga bagasanga ahari amahirwe hari akazi hari ibintu nk'ibyo byose siko bimeze Jenny ko umuntu wese ujya kure mwuka byaramwe bati nakwegere ho gatoya sinjya kure sibyo byiza se kubera iki se yego amakuru yawe cyane meza umeze neza ndashima uriyubatse umeze neza cyane ku kanatirere kawe cyane nta nubwo nzongera no kwisukisha kugera kubera iki kandi bikubera birababaza se cyane kwisukisha ukararuhungizamo n'isahani bikubabaza bikurya yes ko ari ikibazo se ubwiza ko buvuna buravuna njye ntabwo nkeneye rero oya wowe kuri mwiza wakwimakiya utakwimakiya ntabwo nshaka njyewe n'abandi ndabubahaye nibabujyana mu rugo bimeze fresh turashima Imana umurwayi wanjye arimo koroherwa umurwayi ubwo ni umugabo niwe ushize watubwiye ko arwaye cyane mu by'ukuri ufite umugabo ntamugera mbujijwe nande ejo bundi nakubajije ngo iki njyewe kuri telefone bisanzwe urambajije ngo hari amakuru wabonye ko cyano runaka nkubwira ko nyine simbizi ashobora kuba wenda hari ibyo avuga ko bikaba ari ukuri ibindi nkaba ntazi iyo yabikuye ufite umugabo se mu by'ukuri okay Jennifer ndabizi tumaze igihe kinini dukorana sibyo ushaka kunshingira ntanagushingira utamufite ushingire nure kuko impamvu ndi kwivuga muri comments benshi bagiye bavuga bati Jennifer nta mugabo afite iki biri nk'ibyo ngibyo ufite umugabo
none se ubundi ntago bazi ko abantu bajya mu mapiganwa nihagira baza turebe. Oh yes. Kandi ufite umugabo. Nose niba babyibaza nihagira baza nyine bapiganwe turebe uri aramutse kwegukanye kandi ufite umugabo ariwe papa w'abana bawe. Gera nawe rwose uranyisha. Ntacyo. Umugabo umwe niso. Umugabo umwe niso. We bazane bapiganwe nyine niba wumva ntawe mfite. None ndashaka kubaza ufite abana bangahe? 7. Ku mugabo umwe cyangwa ku bagabo batandukanye? Umwe. Izo nkuru wazikuyeho ubundi. Okay. Jewe maze iminsi ishaka no kubyibaza kugira ngo kuko benshi Jennifer nta mugabo afite. Jennifer nta mugabo. Niko muri commentaire baba bandika. Nanjye narabibonye babyandikamo. Narabibonye. Ariko ushaka kunshaka yumva afite akantu ambwire. None ukaba ufite umugabo ukavuga ibyo ngibyo. Ntabwo ibyo ni ibi. Ubundi se ari wamubona? Ntabwo utamubona. Wamubona? Nabonye ifoto nyereka ko ari umugabo wawe. Njyewe? Cyangwa ushyize kuri stati kimwe muri ibyo. Ni kuri stati. Ni kuri stati wamushyize. Ubwirwe n'iki ko ari wewe? Mufashe selfie yose. Ubwirwe n'iki ko hari ibendera ry'igihugu wabonye mfashe? Hari agatimba wabonye nambaye? Ubishyize ku rundi rwego. Ku ruhe rwego? Umunyemeje uburyo namukuzanye. Genemera ko isezerano ry'umugabo n'umugore ntabwo ari ku idarapo cyangwa kariya gatimba cyangwa imbere ya ritari ya kiliziya cyangwa imbere y'agatuti. Barako niba byita ngo n'agatuti yaryo ibintu nk'ibyo ngibyo simbizi. Agatuti sinzi akari ko buri ariko gasobanuye icyo. Ntabwo bizi nabyumvise ejo bundi. Nta n'umwaka ushize numvise agatuti. Nanjye sinkaze pe. Hariya barokore basengera nyine umenya ari kuri alitari. Ntabwo nemera ko iryo sezerano. Isezerano ni hagati y'umugabo n'umugore ubwabo iyo biyumvikaniye. Iryo sezerano rikomeye cyane kuko n'ibindi wagenda ugasinyura. Ariko rya sezerano buti kana kanamwijeje ko ntazigera muta. Ntazamutana abana. Iryo ryo sezerano. Gusinyura ari ikibazo gikomeye buri wajya areka no gusezerana. Ko nabonye ari intambara. Nakazi. Ngiye rwose reka nkubwire wenda se ndanasezerana ariko buriya iyo ndebye ukuntu abantu babiri byo bajya kwaka gatanya. Ni ikibazo gikomeye cyane. Okay, two kujya mu bindi. Tanjijisha. Nkujijisha iki? Ufite umugabo? Nako se munshakire se basi bigira inzira. Munshakire. Ikiganiro cy'ubushize cyatangiye haryo uvuga ngo iki? Ciki hari. Mvuga ko nzabivamo. Uzabivamo. None urajya ngo none aka kanya urambwiye ngo ndaho n'umurwayi wanjye. Ko numva so mukunze. Ariko rero hari ikiganiro wumvise nicyo kintu kiri gutuma umbaza ibyo bintu. Sibyo? Genda kwivugana commentaire z'ubushize. Commentaire wumvise. Rero gera abantu bavuga ibyo bashatse kandi ntago babuza kuvuga ibyo bashatse. Sibyo? Kandi uwumva ntamufite ampamagara binyibarize. Urumva kuri no mihanda kameme hariho ibiganiro bitandukanye abantu bakora ibintu binyuranye sibyo bitewe n'ino mihanda bihavugwa numva ngo Jennifer harya ngo nta mugabo ugira ngo Jennifer atandukanye n'umugabo ibintu nk'ibyo ngibyo nibwo navuze ntabwo amagenda gusa Jenny nibyo koko cyangwa tubana nta makuru ntabwo ari gukunda kubaje ku mugoroba. Ibyo bintu wabyihoreye? Ntabyo nihorera. Kubera iki se? Abo wabyumvise bifata uko bishobora kuba ari n'ukuri atanabeshye. Nose ko ubwiye ngo umurwayi wawe wincanga pe utanye kuncanga mu mutwe. Akogera mbabarira we mbabarira. Mbabarira umurwayi wanjye araho. Ubushize nabwiye abantu ko umugabo arwaye n'ubu rero ararwaye. Nose accident ipfa gukira ndamufite. Bigufasha gute rero nubwo abantu bakuvuga menshi? Oya abantu bavuga ibyo bashatse buryo umuntu arakureba akakureba igihagararo akaguhaba. Akakuvuga uko yumva bishaka uko yumva bikeneye. Rimwe na rimwe bakaba bavuga iby'ukuri ubundi bakaba bavuga ibyo bishakiye wenda n'abamakuru batarayamenya neza ngo bazivuge neza ariko byanga byakunda buri iyo umuntu avuze inkuru hari igihe haba harimo n'ukuri haba harimo no kutamenya ko atayafashe neza izo nkuru atazifashe neza ariko
uko umuntu yabivuze ubwo uko abitekereza niko mwihorera. mu buzima se washatse umugabo umwe ari we muri kumwe cyane, ariko ufite nawe ufite ikibazo, nawe ufite We ikibazo. ni no kugira ngo n'abantu bagusobanukirwe sibyo Njye mfite umugabo umwe, ni nawe mwabyaranye abo bana abo bana barindwi. bose. none se benshi hari ubwo bavuga bati se Kandi numva ashaka kunshakira, ushaka kunshakira, ushaka kumpa pasi, ushaka kumpa pasi. genda ariko ku kintu byawe ushyira muri burage Burage y'iki? Burage y'iki? urashaka pasi se None se kandi wayingejejemo ahubwo tayari. Nusuri kubimba, warabimbajije nijoro, none urongeye urabimbaza. Ushaka kumpa pasi? ariko ukunda kwihishira, ntabwo ujya ushaka umuntu umenya ngo bimeze bite, Ako se kuko njye- n'ubushize watubwiye vraiment watubwiye ko urwaje umuntu umwaka ushize cyangwa urafi gushira simbizi, Burya umwaka wari utarashira neza. ariko- umwaka rutarashira ubu warashize. nibwo nanjye ubwanjye tumaze igihe dukorana wabimbwiye kubera icyo ukunda guhisha udashobora no Ariko se kubwira gera, ibintu byose ugira ngo wabivuga ntabwo ndetse byakunda. kuki uza hano ufite utuntu twinshi two kubaza, kuki uza hano umeze nkaho nta cyabaye. Erega ntabwo ibibazo bijya birangira. Kuva navuka navutse mu bibazo, ndinze nsazana nabyo. Rero ntabwo ibibazo bijya birangira. Umuntu niyo yaguha amafaranga angana gute, niyo yagufasha bingana gute, n'ubundi bya bibazo usibye kugabanya ariko ntabwo bishobora kwiyongera. Usibye n'iby'ubukene, usibye n'ibibazo, mbese n'amafaranga nayo ubwayazana ibibazo. Impamvu ndi kwivuga, hari benshi cyane twagiye dukorana ibiganiro, iyo agize ikibazo ahita avuga gera mfite ikibazo ndashaka ko abakunzi b'inkuru yanjye bamfasha, ariko wowe ntabwo ariyo ka umwaka wose Rero ugashira. reka nkubwire buriya gera wenda nguhe nk'urugero. Buriya ujya ukora icyo ugomba gukora, ntabwo buriya umuntu washatse kugufasha cyangwa washatse kugira ikintu aguha ntabwo ashobora kukiguha kubera ko waje kuganya buri kanya buri munota. Kandi njyewe hano ku nkuru yanjye ndahahora. Rero guhora mvuga ntafite ikintu kindimo ngomba gutanga cy'umusaruro, ahubwo ugasanga ndahora mvuga bya bibazo byanjye, abo mbibwira bafite ibirenze ibyanjye. Usibye kuvuga atari ko reka mfate nk'ibihumbi 10 mpege nifa, mfate ibihumbi 5 mbimuhe, si ukuvuga ko abiguha kubera yuko umurusha ibibazo. Nawe aba bifite ariko kuko afite ubumuntu, kuko afite ubumuntu bwo kuvuga ati uyu muntu namubonye, reka ngira icyo nkora. Ariko si ukuvuga ngo buri uko ujuje utakutake oya, icyo gihe ntabwo icyo gihe ibyo bintu biba bigaragara neza. Kandi ibibazo nibyo nakubwiye ntabwo bijya bipfa gushira. Kumara umwaka wose urwaje umuntu bigoye gute? Ararwara, yakoze accident, baramubaga ukuguru, bakuraho igisima, barongera bagisubizaho, bagishubijeho nk'inshuro 3 cyangwa 4. Ariko ubu ngubu bagikuyeho. Byakugoye gute? Byarangoye gusa, ahubwo ko byangoye birenze no kuvuga. Nk'iki utajya wibagirwa? Kiki? Nk'icyo urwo rugendo waciyemo? Buriya umugabo akora mu rugo, iyo akora mu rugo yego wari umenyereye ko abyuka agenda, noneho ukabona murabyuka mwicaranye aho ngaho, biba ari ikibazo gikomeye cyane. Biba ari ikibazo gikomeye kandi buri wese yahita yumva. Ariko ibibazo umuntu abibamo kandi ni ukuvuga ngo duhabwa umurongo n'ubuzima tugezemo. Uko buje ni uko bufata. Okay, ufite nabonye icyo kiganiro ndavuga cyane mfase kuko yaba yaratandukanye n'umugabo, byaba atari byo, ndavuga wasanga no gutwika. Batandukana n'urwaye. Nicyo nyine nanjye niyo seriously nahise mpamagara Jennifer. Ndamubaza sinzi niyo hitana gutunguye cyangwa Jenny nibyo wamugani ntabwo mubana. None se yasambwiye ngo ntiwatandukana n'umuntu muzima, watandukana n'urwaye. Wese nonyumvisha uvuga ngo ubuse ngo twatandukana n'umuntu akaba ari abana. Abana nabo wumvaga se? Nabumvise. Bari abana wabaterura bajyana kwande? Na nyoko wakubyaye ko atakwemera. Cyokoze njyewe nagiye nabasiga. Wabajyana kwande bari? No, nahise mvuga wagenda ukatwara n'abana.
wumvaga batarira se? nabyumvise. Wabajyana kwandi? Yego. Wabajyana kwandi? Ahubwo wenda hari ukuntu umuntu ashobora kumenya amakuru, ahubwo n'ukuntu bamenya amakuru sinkuzi, ukavuga uti ngiye Uganda cyangwa se wenda ngiye mu nshuti runaka, bo bagabifata nko kuvuga ngo kanaka yahukanye, kanaka ntakibana n'umugabo. Urumva? Ubwo wenda amakuru ntibaba babuze aho bayakuye, ariko ngewe rwose nta kibazo mfite. Ubwo no gutwika nyine ko aba YouTuber nibyo ndabyemera rwose, ushobora gutwika, ariko ni uburenganzira bw'umuntu, nta wundi mutima mubi uburimo kuri ibyo. Ubwo wenda twabyumvise. Mva rero mbere ko dukomeza ikiganiro, ku mugoroba navuze nti igihe ubwanjye nka Jennifer ntabwo nabasha kumufasha jyenyine, ariko turamutse dushyize hamwe nk'inkuru yanjye, umuntu uduha inama, umuntu utuganiriza, we can support her, dushobora kumufasha. Jennifer ni umuntu utajya uvuga ibibazo bye, ni umuntu uza mugatwika bikaba ibyo, bikaba ibyo. Ariko nta nubwo tuba dutwika gera, ntukanyangirize inkuru, ntabwo ari gutwika. Okay, ntabwo ari gutwika mu buryo bubi, ni ukuvuga inkuru nyine tukivugira ibintu byamvaye ntihajyaye. Yego, abatwika ni babandi nyine baba bavuga inkuru zitari. Yego, mujyanama w'ubuzima we. Yego, ubuzima ni ukuri yimbeshyera Gerard, iryo jambo rikosore. Reka ndarikosoye, tukivugira inkuru runaka. Reka mbaye nimero wumva afite umutima mbere ko dukomeza ikiganiro, twivugira inkuru zikomeje kugenda zivugwa. Ni kuri 0788 55 84 18. Ni nimero ya Jennifer. Nyivuze neza Jenny? Jennifer Uwamahoro. Ni ukuri icyo ufite cyose ukaba wamufasha. Ni ukuri Jennifer waba ugize neza kuba umuremeye, kandi arabikwiye. Njye namuvuge kuko nzi ko we atajya avuga ibye. Yego, waba ubikoze kandi neza cyane Jenny. Nuko rero nonese mbwira nyine, mbwira by'umugabo byo bishyire ku ruhande, tubishyire ku ruhande. Nta mpamvu yo kuvuga famiye cyane wa mugani. Kuki se umeze gutyo ufata famiye ntuyivugeho cyane? Oya, sinyivuga gera, hari umuntu uvuga famiye nka. Ndavuga umugabo wawe. Oya, ntabwo tuzi rwose. Ntabwo ari ngombwa. Buriya ngiye nkunda kuvuga ubuzima ntikururiye. Ariko ubwo umugabo ndamutse mbufite, uyu munsi wa none ndamutse mfitanye ibibazo n'umugabo, nabugiyemo ndi mukuru nzi n'ikinjyanye. Niwe wamwikururiye. Ninjye wamwikururiye. Ariko noneho ngiye kuvuga ubwo aho navutse, ntabwo ari njye wabwikururiye. N'uwashaka yabyumva cyangwa akabirorera, ariko urumva nanjye ubwo nibanga ryanjye nyine. Iyo umugabo wawe yumvise story bakuvugaho, bati Jennifer n'abagabo n'iki byose, ariko se kangoze gera, ubu waba warageze hano muri social media ukavuga ngo ntago bazakuvuga? Uravugwa cyane. Njyewe ndavuga abantu barakuvugwa byanze bikunze. Ni barakuvuga cyane. N'abatuvuga rwose mujye mumenya ko tuba twabibonye. Kandi rero buriya nabari baba babivuga, wenda bari bavuga inkuru. Hari nk'akantu gato wenda baba bumvise nko ku makuru gatoya. Nkuko tuba muri social media tukaganira, umuntu ashaka kumamagara akambaza ati se ko nabonye ikiganiro uvuga ngo uzabivamo. Urabona nka cya kiganiro abantu benshi bahise bamamagara. Ngo niko ngo atandukanye n'umugabo se ngo ko wavuze ngo uzabivamo ngo ibiki n'ibiki. Urumva rero ashobora no kuganira, wenda sishaka kubura n'ikintu navuga, bigatuma uri yafata ari amakuru. Wenda ntago navuga ngo ntago aba yayavuze nabi, yashaka kuba yayavuze afite aho yayakuye, akayavuga uko ayumva, ariko wenda afite ikintu gatoya akomozaho. Bitari no ku kiganiro, wenda ari nko ku makuru nanjye nitangiye, wenda atari no kuri kamera, cyangwa se uburyo naganiriye n'umuntu akaba yafata ayo makuru ariko ugasanga arayavuga ariyo, wenda aragenda ashyiramo ibindi bintu. Ndetse umugabo wawe ijya bibonye n'ibyo ndi kukoza? Oya, ntago umugabo wanjye ibyo ajya bijyamo, arabizi ko social media ndimo ngomba kurwana nayo njyenyine, urumva bakantuka ni ibyo nyine nta bindi. Nk'ubushize warambwiye ngo ngiye kuyivamo iby'uruko, umugabo atazakubita ariko se kubi niki? Ako se ntago twavuze ku muntu wahiriye mu nzu, gusa ushaka ko bazantwikira mu nzu. Yabikora se? Atabikora se si umuntu.
Jesus. none se uriya watwitse undi somo ntibakundanaga kuko mana yanjye iyo yumvise uvuze nk'icyo kintu ntabwo ababara cyangwa si igifura ariko ntekereza ko ngira ngo ari nayo mpamvu abantu bakunda gutekereza ako kantu ko kuvuga ngo uyu muntu ntagabana n'umugabo byararangiye nanjye muri commentaire narabibonye ngo ubwo wavuze yuko ngo uzabivamo ngo ubwo byarangiye kera commentaire nyinshi niko zavugaga cyane niko zavugaga mbese ubwo ntibyarangiye bamuganira ariko njyewe nimbishaka nzabitangaza ko nabivuyemo cyangwa nkibirimo akuba cyabirimo ndacyabirimo gake none umugabo uramukunda mu by'ukuri nanamukunda se nabana nawe impamvu mvuga ngo ndacyabirimo gakeya nuko mu kanya buraba bwije ejo buzaba bubaye mu gitondo kandi sinzi ibyaho ariko umugabo uramukunda ariko kwakusa ibi ni iki koko nintamukunda azikunde utangiye nintamukunda azikunde cyumbabarira kuko hari umuntu uvuga uti ntabwo wakwiye kuvuga icyo kintu nintamukunda azikunde usubira mu bigusubiremo inshuro zingahe wamushatse umukunze buri muntu wese mbere yuko akunda undi agomba kubanza kwikunda urumva rero niba njyewe nikunda ku giti cyanjye sibyo nawe nkagukunda ubwo nuko mba nikunda ahubwo si wowe mba nkunda nuko mba nishakira ibyiza bigatuma mvuga ngo nkeneye umugabo none se uzabona umukobwa ari hariya avuga ngo ndashaka umugabo utekereze ko ari wowe wakunda niwe wikunda kubera ko ashaka aderesi niwe wikunda yabanje kwikunda arangije yishakira ibyiza areba wa musore aramubenguka aravuga ati kubera ko ari mwiza kubera ko nikunda ngomba gushyingirwana n'uyu muntu none utekereza ko ari wowe wabakunze niwe uba wikunze kuko agukunze none ariko siko nawe usetsa ntabanza kwikunda buriya kuko byasa kose menyemo nakundana cyane njyewe n'umugabo wanjye nose tudakundana twabyarana karindwi cyane urumva byashoboka ariko abantu benshi bazi kutagira umugabo nyine noneho ibaze izo ni komanteri izo ni imyumvire yabo erega reka nkubwire gera ubu ntangiye kwinjira muri mudo ngiye kukubwiza ukuri umva ikibazo gihari rero sibyo aba bantu reba bamenyereye yuko umuntu azaza avuga ngo papa kanaka ngo rwose ngo umugabo wanjye kandi njyewe umva rwose niyo wanzanira ururabyo ntabwo nakwereka ko nishimye ubwo rero ibintu byo kuza kurata papa hano papa kanaka ntabwo byavamo ko umugabo yagowe se wagiye umuvuga ubu ni iki koko nintamufata neza azashaka abandi ku ruhande bamufate neza njye uzampe nimero ze muhamagare wambwiye se nkaziguha wazimpaye se nziguye kuri telefone umuntu warira umugabo rero barababeshye mbaba ntabwo yigera ifata uri kumwe ngo ya nomero zanjye kuri kamera abantu warira umugabo uzimpe none ugiye muhamagare mubwire ndi wowe ndaziguha ariko wimbwira ngo ninzivugira imbere ya kamera ndamutse muzanye mugakorana ikiganiro wese yakwemerera ntabwo yakwemerera hari igihe abantu baba bafite akazi katabemerera kujya imbere ya kamera nibyo cyane kandi si uko yanze kuyizaho si uko yanze kuzana nanjye ahubwo ashobora kuvuga ati wenda kampani nkoramo wenda ntabwo ibyemera ariko twe turifuza kubona umugabo wa Jennifer yego ko mana yanjye arahari kandi nimushyiraho rwaserera nzagenda nkodeshe n'umumotari hariya muzane bose si abagabo bose ariko ntabwo ari uwawe ndamuzi namubonye kuri stati ndabona Jennifer urukundo ruri kugurumana njyewe yego ko urukundo rwo mu bana bangahe ndetse ntabwo urukundo rukomeza niba rukomeza ku buryo ugishyize umuntu kuri state ubwo icyo gihe urukundo ruba rugurumana none reka da nta mwana wabonye bari kumwe se wenda nari nabuze ifoto y'uriya mwana bari we wambabare ko nshaka kuzerekana amenyo yanjye mu kwa mbere uzaba yakora iki ese ufite ikihe kibazo cy'amenyo nta na kimwe none nta na kimwe n'ukuntu ufite inyinya nziza nta kazi kayo umva reka nkubaze iyo stati wabonye nta mwana wabonyeho yari we nawe gusa
njyewe ubwo ni njye wipostinze rero ni njye wipostinze kuki udashaka gupositinga umugabo Ariko se, mana yanjye ibi ni iki koko Okay. niba atajya yifotoza se oya nabonye stati iriho wowe n'umugabo wawe aha wasanga ari na musaza wawe oya ni umugabo wawe ugenda abizi ibyo byo ndabizi bitewe n'amagambo yari yamushyizeho njyewe Jennifer yego baba we umva reka mbabwize ukuri do natambuka Bibiliya agera darabeshya natambuka mbega burya ujya ubeshya bigeze aho siko njye ntajya mbeshya ariko ifoto ndi kuvuga nawe urayizi niyiheze mushushanye nuko ameze se mushushanye cyane ni umugabo ujya kuba inzobe muremure yewe urakesha ni mugufi yari yicaye ibyo aribyo byose ujya kuba inzobe ufite uruhare cyangwa uzazana uruhara kimwe muri ibyo aha ndumva mufite amatsiko yo kumumenya ariko si wese ntabwo ari we mufite amatsiko yo kumumenya ni mu nzengereza umumotari ujya unzana nzahita mubaza uzahita ushaka uwumva umeze gutya sinjya mbona abandi batanga inkuru ngo yagiye gukora ubukwe ngo anjyana ngo kwa se na nyina ngo ba pirate ngo anjyana gutya ngo kwa pirate uze njye simba mbyumva watuzana umugabo w'ipirate cyane ntabwo byakunda se sakana mba namuhaye si agafanta Jesus ariko ntabwo nabikora okay mbwira wakunda iki umugabo wawe cyatumye uvuga uti mu bagabo bose nta na kimwe nta na kimwe urukundo rudafite icyo rugendeyeho si ubwo urajya ngo ngengere ariko urwo ni rwo rukundo da habe namo ahubwo wowe wamubaza uti kubera ko wowe wari ufite ubuzima bwiza umeze neza wenda ufite n'aho utaha wakundiye iki Jennifer akubwira ko gukunda iki ntabwo arabimbwira aya ntabwo bishoboka sibinikira nta kintu ugende umubaze noneho utaha mu kiganiro cy'utaha uzaze uhita ubwire cyangwa tumuhamagare tumuhamagare kuri telefone mpereza nimero ze dukupe se umpereze nimero urashaka ko arara nkubita bugari umubaze uti wamukundiye iki yego ati Jennifer wamukundiye iki uramubwira ko uri imbere ya kamera se reka nzabanze mubaze ntabwo tujya duhamagara umuntu tutamuga ko turi imbere ya kamera ntibibaho ntubizi se mumuhamagara muri inyuma ya kamera nose wowe nubimenya biraba bimariye icyo abadukurikiye kandi aribo bandika oya turi imbere ya kamera tugahita tubishyiraho reka taza ko tamuneza nzabanza muhaze cyokoze ubutaha byo tuzamuhamagara urabyitwemereye ni ukuri kw'Imana ni ukuri kandi nzazana na seke ni ukuri pe udapfutse umunwa wowe ubundi muba mu Rwanda ni ko nta muntu ubaho ku isi undusha ibibazo mwari mwambona ndira reka da none se niba mutarambona ndira kuki mushaka kumbona nseka Imana yanjye ni daje wari wambona ndira wowe ntukarire shenge oya ngomba kurira none se byose si itegeko byose ni itegeko nshatse naseka nshatse nashinyika nese Jenny ndashaka kumenya umugabo wawe uyu munsi iyo wumva bakuvuga biriya bwa mbere byaguteye ubwoba bw'ikese amakomantere atari meza bitewe n'ukuntu bawitereye blague cyangwa se uvuga ukuri simbizi arabizi iyo ubana n'umuntu umuzi ko ari umuntu utera blague cyangwa se umuntu ugira urwenya ntabwo wabana n'umuntu ngo umuyoberwe nta kintu bimutwaye rwose kubera yuko mufite iyo ngeso yo kwibaza ngo ariko uburyo uvugamo nta barantego ufite umugabo wawe wabyibaza nta kibazo bimutera urumva ibyo ni ibyanjye nta kibazo bimutera rero siko ariko mvuga naho mu rugo niko mvuga iyo utashye mu rugo ntahita guseka none ibintu wamvuze reka nta n'ubwo ibyo biganiro sinzi niba ajya anabireba ntabwo ajya abireba pe niyo abirebye arabireba nyine akamenya ngo nagiyeyo nta bindi nose ntagenza hano namusize mu rugo nta kibazo ni ukuri nta kibazo nta byo kumbwira ngo ntawe mfite ubwo nyine wumva ntamufite azampamagara mbaze cyangwa se muzaze mujye mwipiganwa mwandike inzandiko muzinzanire urumva hanyuma mbaho amarushanwa uzayatsinda ubwo niwe uzantsindira uwabyaye abana 7
sibyo uracyari mutoya mu myaka reka da yego iyo uburyo utarageze mu myaka uba ukiri muto uracyari mutoya mu myaka muri kino kinyejana kuvuga uti mbyaye abana 7 ntabwo ngiye kwinjira mu buzima nyine ntabwo ari ibintu byakugoye nanjye ntabwo nzi uburyo n'abatwitaga ukuri nkubona ubyara ejo ukongera ukabyara ejo ubundi ukongera ukabyara cyakoze ubu ntabwo nabyara kubera iki reka wape ntabwo umubyara se mumujyane ku isoko abandi suza bagira uti usibona abana uwa mbere wa kabiri gatatu kane gatanu gatatu kane nabona ko agiye kubyara ese nawe mbabyara ngo mbajyane ku isoko uriya rero wasanga nta bwenge nari mfite uyu munsi warabugize ntabwo namubyara niyo namutwita kubera iki ujya iryo jambo uvuze risubizeyo mawe nka data ari bibe yiyakira ntawe nabyara ndisubizeyo se kubera iki kandi narizanye bibe yiyakira ntawe nabyara kiri cyumbabarira yose yishingiye abo bana benshi badafite umurongo ibe yiyakira ko igufite ibe yiyakira ko imfite ariko ntawe nabyara erega abana benshi babuza bakeya amahirwe nabyo wari ubizi bagira gute abana benshi babuza bakeya amahirwe ariko bashobora no kuyongera uzi iyo muvuka muri benshi mukagira imana mwese mugakura nkaho umuntu ujya umbwira ngo umwana wese azana isahani ibiriho ibirayi ibiriho ibitoki ibiriho kawunga isahani gusa jeni ndi kubivuga ko mfite experience yabyo ushaka kubabyara njyewe nabaye mu bana benshi cyane uri kubyumva nta kintu gishimisha nk'icyo ngicyo rero noneho rero wowe kubera ko wabavutsemo ntago wabareze ariko nanabarira buriya wabareze iyo wavutsemo wanabarira kubarera se utari butekereze icyo bari buryo ugira ngo hari nta wamenya wasanga ntabwo wabavutsemo muri icyo gihe nyine ariko iyi si ya none turiho byakugoye gute se iyi si ya none turiho gera reka nkubwire niba hari ikintu kigora buriya ntimukabona ababyeyi barakuze buriya ubuzima umuntu aba abuzi abana baravuna noneho ngewe nabyaye ntahekana noneho ni ukuvuga ngo umukuru yagejeje amezi 4 ntwite ngewe nabyaye undi ataruzuza umwaka twakoreraga imbere cyane nose si cyo cyari cyaranjyanye umwe yari ataruzuza umwaka uzi ko buriya kugira ngo ubyare bari abana b'intahekana wabyara impanga yego abana bararushya noneho wagera aho ngaho wajya ubona n'uruhinja ukiruka uzi ko ngiye mbona umuntu ufite umwana nkiruka bataza no kumbwira ngo nimumufashe reka umva wapi nese umwana wawe mukuru angana gute afite 19 wowe utarajya ari imyaka 40 naramubwiye ejo bundi ngiye kubyara arambwira atego ko mana yanjye ati cyo koze simpari ni umukobwa n'umuhungu yego ati simpari pe urumva nawe ntabwo kandi noneho ntabwo urebye uburyo bakurikirana ntabwo aba bana banjye bakuru bigeze babarera ninjye wavunitse kuko buriya ufite umwana mukuru uravuga ngo azaza kugufasha bariya batoya ariko noneho iyo bose ari batoya ubundi burerega n'abana baba benshi kubera ari batoya ariko iyo bamaze gukura sura babona ubu ntabwo mbona kuko baba bagiye ku mashuri ntabwo mbona pe ntabwo mbabona nk'uko kandi gera buriya reka nkubwire niyo waba uri umukire bingana gute kubyara kuriye biteza ubukene ntabwo byabura umva nigeze kugira ubukene mfite abana b'impanga ndavuga ni kweri uzi ko nigeze kugira ubukene mfite bari abana b'impanga ndavuga ni yangiye kwiyahura mfite umwana nkunda cyane buriya kurenza abandi umva n'abana bose barabizi ibyo ntabwo ari byo ariko oya ese si uburenganzira bwanjye ni uburenganzira bwanjye kiribagirika uhagarara ku bintu byawe cyane mfite umwana nkunda kurenza abandi uwo bita Gakuru yaranduhije mu bwana yaranduhije yarakubaganaga
mu bwana yarariraga cyane ahubwo yarariraga cyane hahandi noneho uzi nakubwiye ngo niyo waba ufite ubushobozi kugira ngo uzabyare bari abana byibura ubashobore umva haba hacu wambaye ni ingorane zikomeye cyane kuko wenda n'urugero nguhaye shobora kuba dukora akazi kamwe noneho ugasanga ka kazi kamwe dukora ufite abana babiri njyewe mfite abana 7 nkuko mbafite koko ugasanga wa mushahara wawe uraguhagije abana bawe barambara neza abana bawe bararya neza abana bawe bariga neza ariko kuko ngiye mfite ibinkonsoma byinshi ugasanga ndi wa muntu udashobora guhahira abana kugeza ubwo bazananira bakajya mu muhanda cyangwa se ugasanga barandusha imbaraga nyine ariko wowe turakora bimwe njyewe nkajya mbona nkaho ufite ngira ngo ubundi bushobozi ku ruhande kandi ubushobozi nuko udafite buriya famiye zo ku ruhande ni famiye nyine ufasha ubishaka ushaka kubwira mushiki wawe uti nzaguha iki niki nzagufasha mu utanamufasha nawe akimenya kuko ni mukuru ariko umwana wabyaye ari mu nshingano zawe 100%. Niyo mpamvu rero bigoye iyo akunaniye iyo umutura iyo famiye unaniwe kandi deja famiye si wowe ibireba gusa abareba nundi areba nundi areba nundi ariko umwana wabyaye ni wowe areba gusa rero iyo bikunaniye kugira ngo kontrole babana hari naho ubushobozi bwangu ugasanga abana barakunaniye kubera ko umwana w'umukobwa niba ageze mu myaka 19 akeneye style kandi ntabwo uri bumushyiremo imyumvire yuko ufite bwa bukene kuko abo yigana nabo bagendana nabo bafite ibyo bakeneye kumwicaza ngo umubwire uti iki niki ntabwo bishoboka icyo gihe rero iyo ari umwana udafite kwihangana niho uzajya kumva umwana agiye kuba muri ghetto aba bana tubona baba baragiye kwigira inzererezi bagize n'ubushobozi bukeya bwo mu rugo wenda byakubitaniramo n'imitwe iremereye hari abantu hari abana bumva pe niyo mwamuri abakena akaba ari umwana wumva hari rero n'umwana utumva wenda ugasanga bifitanye isano n'ababyeyi bamubyara ugasanga rero umwana akunaniye muri ubwo buryo ndetse Gakuru mukundira iki kandi yarakuruhije Gakuru yaranduhije cyane buriya kera nigeze gukena cyane narakennye hahandi uzi kubyara abana b'impanga ukabura ikintu bambika byakubayeho cyane ukajya ufubika umwana neza ukabura ikintu umwambika ndabyibuka hari umudamu byari mu kwa 9 icyo gihe umudamu amapampa amigishashi cyose ariko akema cyaramunaniye ngo barakimuzaniye mu kumuhemba noneho ngo kiramunanira umwana we biranga arayima ariko umva uwo mugore sinshaka kuzapfa mwibagiwe kuko iyo ataza kuyimpa muri iyo mvura ntekereza ko haba harapfuye n'umwana umwe kubera ubukonje ariko urumva yarayimpaga na ibyo mbafubitse kubera ko nabambitse hasi ntibinyarire ariko umva noneho Gakuru rero yari umwana urira cyane ngeze aho ndavuga oya ubuzima buranze neza numva ndabyanze noneho nakubitaniramo n'ibyanjye numva ubuzima ndabwanze ndagenda ngura umuti w'imbaba ndavuga ngo ngiye kunywa nimpfa ntese hazabura abantu barera abana najya gushyira igikombe ku munwa Gakura karira nkavuga gusa ubu ndasiga umwana wanjye arira nkagenda nkamwonsa nagira ngo ngiye kugira icyo nkora Gakura karira noneho rero amaze gukura wumva ikintu gituma mukunda cyane uzambona nkunda kuba ndi kumwe nawe cyane nawe akunda kunyiziringaho niwe mwana mfite unyiziringaho ni wa mwana nshobora kuryama hariya naba ndyamye nko kumusamba ukabona azanye igitenge aranyorosha ni ukuvuga ngo iyo nambaye nisize Gakuru niwe umbona mbere gahita ambwira ati mawe urasa neza azi ibyo mwacanyemo ikintu cyose kandi n'umwana mutoya urasa neza oya sokoza gutya ahangaha harahengamye mbese n'umwana unyitaho ku buryo bwose bushoboka ku buryo ntabwo nzi igihe nigeze kujya kwa muganga ngiye kubagwa ntekereza ko ari bwo buzima numva nakunze ku buryo iyo mbitekereje uburyo banteye ikinya cy'amasaha nk'abiri nkamara ntahumeka ntavuga ntatekereza uzi ko navuye mu kinya nkajya mpakana
ngo ntabyo ushaka. ndahakana ego ku muganga yarankurikiranye Yego. njyewe barambwiye bati turagutera ikinya cy'umubiri wose, nibwo bwa buryo bwo kubaga by'ikoranabuhanga, Yego. cyangwa se tugutera ikinya cy'uruhande rumwe tukubage bisanzwe. ndababwira oya mu ntera ikinya cy'umubiri wose. ariko niba hari ikintu kibaho cyanejeje, nanejejwe no kubona byibura mfata konje y'amasaha abiri ntarebana n'iyi si. Yes. urumva noneho banshyizeho ikintu kikajya kinjya nkashiduka nkakanguka, noneho uko nkanguka nkazunguza umutwe ndanarira, nzunguza umutwe ndavuga ngo ya sinshaka kuva ahantu nari mvuye. Yego. Umuganga arumirwa aravuga ati abandi baba bashaka kuva mu kinya, wowe urashaka kukigumamo. kuko numvaga ari ibintu byiza. Ego ko mana yanjye ndakubwiye ngo niyo mbitekereje ndyamye numva aricyo kintu kinejeje umutima wanjye, kuba byibura narafashe amasaha 2 ugafata pause y'ubuzima. umva kandi mbikubwiye ntabwo ushobora kubyumva. uzi ko buri hari igihe umuntu yanga ubuzima, uremera ko ngewe nturebe ko mpagaze uko nguko, nge nanzi isi kuri rwa rwego mbona umuntu yapfuye nkamugirira ishyari, nkahita ntekereza umutuzo afite, nkumva ngiye mugira ishyari, kandi uko n'ukuri. Ibyo biba biri mu bikomere utaza kuvuga ku buryo, kuko hari ukuntu uvuga inkuru abantu bakajya ngo ni amakabya nkuru, bakavuga bati biriya ni ugukabya. ariko ndakubwiye ngo niba hari ikintu cyanejeje nayo masaha 2 namaze mu kinya. ariko noneho numva sinshaka kukivamo, umuganga arankurikirana, ariko agatima gakobitaho nibuka gakuru. ndavuga gusa ubu ndasiga gakuru koko, mbese wagira ngo niwe bucura rero. unoze kuki wavuga gakuru? noneho agatima niyo ngiye ahantu rero ntabwo nzi impamvu uriya mwana mukunda cyane. impamvu mukunda ni uko ari we muntu ubasha kumenya ngewe ntarimenya. urumva ni wa mwana ushobora kujya ejo bundi, noneho bashyize icyayi muri saro bagiye kunywa, ngiye kubona mbona araje arambwira ati mati nkuzanira icyayi. aragenda aragiterura cya mushiki we arakinzanira. bazi ko nkunda ibyayi cyane, mbese bazi ko nkunda ibyayi kuko ngenda nywa cyane. buri urebye amata nywa rwose wavuga uti umva wa mugore jya winywera inzoga za Bralirwa kuko amata nkonsoma kurusha inzoga. arakinzanira ndakinywa, noneho arangije umushiki wa kiza nta wundi muntu yahise abona yuko ari gakuru kinzaniye. nta wundi muntu njyaniye icyayi ni gakuru gishyiriye. ubwo ni gakuru nyine. ariko wumve ko muri cya kinya ni urugero nashatse kuguha. narabyanze, umuganga arankurikirana ageze ubwo abaza umukobwa wanjye niwe wari undiwe, aramaze ati mama wawe afite ikihe kibazo? nta kibazo afite mu buzima busanzwe. undi aramubwira ati woya, ku buryo yakwanga kuva mu kinya, ku buryo avuga ngo nitwongeye tumutere urundi rushinge rutuma asinzira. ati woya, ati hari ikibazo. wumve ko umuganga yankurikiranye kugeza n'ubwo yakomeje aranganiriza, arambaza akajya anganiriza, akambaza ati sumeze ute, ese ashaka noneho kujya ashaka kumbwira inkuru z'ubuzima yaciyemo kugira ngo yumve ko nanjye mubwirize neza. nyine ndamwihorera. none se Jenny, ntabwo wumva ushaka gusubira mu kinya? ntabwo abana baguhaga umunezero uvuga uti se batuma ibibazo byanjye bishira, ku buryo nyine ukunda ubuzima utifuza kujya mu rupfu? ikinya ni nk'urupfu, abenshi banahiramo. ntabwo si benshi yego, ariko bahiramo. ukuntu ari byiza, ahubwo ngewe iriya miti nyimenya, byibura najya nyitera nka rimwe mu kwezi, nkabanza nkajya mu kwezi kwa buki cyangwa nkajya ku Kibuye nkasinzira. wumva ni byiza, wumve ko ari cyo kintu numva mu mutima wanjye kibaho, numva cyaba cyaranejeje ni icyo ngicyo, kujya mu kinya. ni byiza cyane buriya rero. abana ntabwo bigeze baguhoza amarira y'ibyo waciyemo? hari umuntu uvuga uti naciye mu bikomeye, mama ni umuntu wakubwiye yuko umuntu ajya akiza ibikomere by'undi, buri wese ko aba afite ibye. nta muntu ujya uvura ibikomere by'umuntu usibye kubyibagirwa. ariko abana ngo barabivura. babivura bate? kubabona warabyaye. buriya we wavura ibikomere umwana atagira se wabuze kumusura, amaze imyaka 18, nta nurakubwira ati munyoherereza aze muri vakansi, ubwo ari kukuvura ibikomere cyangwa ari kubyongera. tumutekereza byinshi, ari kubyongera. ariko mwari muzi yuko buriya wenda tuve no ku byanjye,
buriya wari uzi yuko abana benshi nubwo abantu bavuga ngo abana benshi ngo ni umugisha, ahubwo burya uba urimo kwimika satani n'abadayimoni mu mutima wawe cyane. Gute? none iyo umwana ubuze icyo umuha se aho kukubera umugisha nta kubera umuvumo. wari ubizi nabyo? buriya iyo ubuze icyo uha umwana aho kugira ngo akubere umugisha kubera umuvumo, kuko hari imyaka ageramo bikaba ngombwa yuko wa mwana ugomba kumuha icyo ashaka atitaye ku bibazo byawe. Hakaba n'imyaka ageramo wowe aho ugeze ahangaha ugeze kuri rwa rwego rwo kumva ugomba kwingingira umubyeyi wawe uti nguhe iki. ubwo ugeze muri rwa rwego rwo kuba wahumuriza umubyeyi wawe niyo yaba ari mu bibazo, aho kugira ngo aguhumurize ahubwo akaba ari wowe umuhumuriza, ukamubwira uti ihangana ariko hari icyo ngiye kubona ngiye kukiguha. urumva? noneho ahubwo ugeze muri rwa rwego rwo gufata ibikomere by'umubyeyi wawe, akaba ari wowe ubihagararamo kugira ngo bitamuhungabanya kuko amaze gusaza. wenda muri cya gihe mwari batoya yarababonaga mumwirukanka imbere akabyibagirwa, none mwese mumaze kugenda, asigaye wenyine. none si ubona umuntu afata umwuzukuru akamuha nyina niki abamumuhaye kugira ngo amuhuze amugire abe bize. urumva? none ashobora gutekereza akavuga ati ariko mama yaciye mu buzima bubi, wenda yaciye mu buzima bumugoye, nta buzima yigeze. ugafata umwana wabyaye ukamumuha kugira ngo akunde abe bize. hari igihe kigera umwana akinginga iki umubyeyi kugira ngo umubyeyi, kuko buriya deja hari ababyeyi, umubyeyi hari imyaka ageramo akavuga ati abana banjye bose barashatse, bose baragiye, n'ubundi ntacyo nyikora ku isi, n'ubundi wakwitahira. noneho ahubwo ugasanga abana nibo bari gusigasira bwa buzima bwa wa mubyeyi kugira ngo atabacika. ariko we ku giti cye akaba abayeho nk'umuntu uvuga ati inshingano narazirangije, Imana ishatse yananyura. noneho ugasanga mwe muri kumwinginga baho mama baho udapfa. rero ugasanga mwe muri kumwinginga, nabyo urabyemera. rero hari n'igihe rero umwana ageramo bikaba ngombwa yuko ati niyo wamwicaza ukamuganiriza ibyo adashobora kubyumva muri ya myaka 18 19, arashaka icyo ashaka, ntago ari bubyumve ko nyina ari umukene cyangwa se ari umukene. ariho handi azananirwa ugasanga umwana yagiye muri ghetto, yasanze abandi, yayigize indaya. wenda nyuma kera kabaye yamara gukura, yamara kugera kure, aha akaba ariho atekereza ati birya nakoraga ni ibiki ko nagombaga kuba impande ya mama. rero ibintu mwishyiramo ngo abana benshi iyo utitonze umva nibo bavamo satani. uri wumva niyo satani ujya wumva umwana mukuru afite imyaka 19, umutoya afite ingahe? 5. ejo dushaka gushyiraho undi koreka da kandi nakubwiye ngo ari bibe yiyakira ntawe nabyara ukuri ntabwo bishoboka. se ndashaje. gusaza byo ntabwo ushaje, ibyo byo tubyihorere. gusaza byo ntabwo ushaje, sibyo? ahubwo ni icyemezo ufata ukavuga uti mbwira wumva Jennifer ntumbwire ngo ntabwo ureba kure, ariko reka nguye nk'urugero rw'akantu kamwe. buriya wenda usibye yuko wenda abahuje se babasha gukundana, uzi ko buriya data yashatse abagore 9. papa wawe si umugande se? yashatse abagore 9. ubwo ufite abavandimwe baturuka kuri abo bagore bose cyane? urabazi se? noneho umva impamvu abana bavamo satani aho kugira ngo bavemo ikintu cyitwa umugisha. cya kintu cyo kubyara abana ntubabashe kubaha icyo wowe bifuza cyangwa bashaka. ni ukuvuga ngo abana ndimo mubariramo cyokoze bagera nko muri 39 gutyo abana yabyaye. ariko ni ukuvuga ngo babana kubera ko badakomoka ku mugore umwe, kandi niyo baba bakomoka ku mugore umwe rega warababyaye ukajya wirirwa ubata cyangwa ugasanga bamwe bagiye bava mu ngo bagenda bashakisha ubuzima bwabo kubera ko ise na nyina badahuje. ntabwo icyo gihe abana baguha agaciro, ntabwo babaha agaciro, ntabwo byakunda kubera ko baba baravuye mu rugo mu gihe kitari ngombwa ko bava mu rugo. no kubyara abanzi. rero impamvu mubwanga abana benshi noneho tekereza abagore 9, sibyo? hari abo yabyayeho abana 3, hari abo yabyayeho 1, hari abo yabyayeho 2. mbese
ni benshi ku buryo bushoboka. Ejo ubwashize ngira ngo mu minsi yashize ise nibwo yapfuye, urumva papa ubyara papa wawe nibwo yapfuye, apfa afite abuzukuru 260 niba ari na 2. Yego nawe urimo. Ubwo abuzukuruza ntibababaze. Noneho uriya we ubu isa turi kumubarira mu buzukuru bageze muri 70 gutyo. Noneho rero iyi saha ni umusaza arashaje, ariko kugira n'umwana ujya kumuha ikintu akimuha ari impuhwe yamugiriye n'inkoko yavuga ati nayata, ntabwo yamuha nk'umwana uvuga ati data yitanze bingana gutya. Noneho we ageze muri cya gihe cyo kumvikanisha umwana uburyo yarushye. Umwana ati se warushye ndi? Ngenze umwana wabimubwiye turi kumwe, maze ati se warushye ndi? Konzi ko utahabaga twaryaga ibyo tubonye, warushye ndi? Siko narebaga. Nukuvuga ngo rero ibyo byose ubu yisaha ageze mu ngaruka yo kuvuga ati burya iyo mbimenya nkabyara nabo bakeya nkabasha no kubarera. Urumva uyu munsi murakundana bavuka kuri uwo musaza mwese? Abo bana bakundana ntabwo bishoboka, ahubwo se muranaziranye, umwanya wo gukundana muranaziranye. Noneho ushobora no kugenda, no kuvuga ngo iyo bangana gutyo uba ufitemo nk'inshuti zawe ebyiri, mukaba muri inshuti gusa mukominikana. Abandi ni babandi unyuraho nk'uko unyura ku bundi utabazi, uyu ubazi ariko neza neza ukamunyuraho nk'umuntu utamuzi. Kandi nk'umushaka kuva hano tumaze imyaka nk'umwaka wose wenda ntajyayo, ntanamubona nkamucaho namushuje kuko si inshuti yanjye. Uvuga ngo muri ba bana bagiye haba harimo agatsiko, ukajya kumva uti kanaka ni inshuti, kanaka ni inshuti, kanaka ni inshuti, ariko mwese ntabwo muba muhuje. Ko bitoroshye, ariko iyo muhuje mama kenshi ubyara abana ukababyara uzabashyira ku isi bose nta n'umumaro bafite, nta n'ikintu bafite. Ufite umumaro ufite ku giti cye, ariko ntago ufite byo gutekereza ngo umubyeyi wanjye ndakora iki, ndamukorera iki n'iki. Urumva ngahe ngoko ni isomo rikomeye cyane. Reka tunagane ku musozo w'ikiganiro. Cyari ikiganiro navuga ngo kiri ku buzima bwimbitse bwa Jennifer. Ndakeka ko bwa mbere wumvise byinshi cyane kuri we, ku buzima bwe utari usanzwe uzi. Ubuhe se navuze? Ubuhe ubusanzwe ubwo uze twe tuzi ko ufite abana 7. Ego ko ntabyo mwari muzi. Jye nawe mbize ko abandi ntabyo bari bazi. Umva nawe igihe nabivugiye twe tuzi ko ufite umwana w'imyaka 19. Reka ntabyo bari bazi, ntabyo bari bazi. Ubwo ntujye ukurikirana ibiganiro uzabimenya. Ibiganiro nakoze ntabwo nabikurikiye cyane. Jya ukurikirana ibiganiro wakoze, unashyireho like. Niba ariyo bashyiraho simbizi, njye naca nongera nabyo nzi. Nkore na share mbese cyane rwose, ubisubize inyuma byose ubisubize inyuma. Ariko nukuri abakunzi banjye rwose, wenda simpakana ko abavuga izo nkuru harimo izo baba bavuga z'ukuri nk'umuntu uri ku mihanda. Urumva haba harimo iziri ukuri, haba harimo izo nanjye ntaramenya niba ari ukuri cyangwa atari zo, akazivuga nanjye nkavugana. Ariko ibintu ko ntabizi, ibi bintu nanjye ko ntabizi, ariko ubanza wenda hari ukuntu bizazamo nkabimenya, ariko nanjye mba ntarabimenya. Kandi usibye n'uriya wabivuze, n'abantu bagiye babyandika cyane muri commentaire. Ntabwo twarenganya n'umunyamakuru wabivuze, kubera ko buriya abagiye akusanya amakuru menshi ni imihanda abantu batwika uko bashaka. Ntabwo abantu muri commentaire bagiye babyandika, bagiye babivuga. Kandi rero abo bana ntabwo ngewe nabarera njyenyine ngo mbishobore. Buriya umuntu ni umubyeyi, niyo yaba adafite ubushobozi, umugore n'umugabo niyo baba badafite ubushobozi, ariko byibura iyo bashyize hamwe bakarera abana babo, niyo baba babagaburira dodo, abana barakura. Kuko cyane cyane ko niyo ubarera uri wenyine ntabwo iyo myaka bafite bayigezamo. Kuko nanjye ubwanjye naba mfite umutima mubi, naba mfite umunabi. Ni benshi cyo koza ari umwe abandi wumva ngo umugabo yantaye, umwana aba afite abana 2, ugasanga wenda umwe afite na nyina aramumufashije, n'undi aramugutyo, ubuzima bugakomereza aho ngaho.
kabisa. Reka tunagane ku musozo rero. Jenny, wakoze kubana natwe, ariko mbere y'uko dusoza, niba wageze ahangaha rero wumvise kino kiganiro, mureke Jennifer uyu munsi dutume yishima. Guseka byo tubireke, ko ntabwo mbona bikunda. oya ntabwo byavamo. Mureke rero tumufashe akomeze kurwaza, birenze kuri ibyo ngibyo, akomeze no gufasha umuryango we. Uyu munsi arakubwira ati ubu ndimo ndabaho, mbere numvaga nshaka ikinya kumura mu kinya, ariko uyu munsi ubuzima bwo burakomeza byanze bikunze. Mureke tumufashemo abe intwari muri uwo mwaka wose amaze arwaza, agira gute, afite inshingano za babiri kandi kubera uburwayi. Urumva uburwayi ntabwo buteguza, impanuka ntiziteguza. Hamagara 07, reka tumuhereze kuri mobile money cyangwa unamuganirize nabyo. 0788 55 84 18. Iyo niyo ni nimero ya Jennifer, ndaza no kuyipininga hasi kugira ngo uwifuza kuba yagira contribution runaka abikore. Jennifer ni umuvandimwe wacu, turaganira umunsi ku munsi. Namwe mwaramukunze cyane bitewe n'ibiganiro bye. Benshi ntabwo mwari muzi stories, ariko uyu munsi murazimenye. Mureke tugire icyo dukora. Imana ibarinde. Nitwa Rweme Mbabazi, nawe utaha. May God bless you. Ciao ciao.